Abantu benshi tuzi cyane hano mu Rwanda bagiye bamumara, hari akantu k'ingenzi bari bafite mu buzima bwabo kameze nk'urufunguzo rufungura inzozi zabo, bityo bigatuma bamamara. Hari abamamaraga bitewe n'injyana cyangwa se kuririmba neza, aho twavuga ku bahanzi. Iyo yamamaye kubera akantu gato ko gucuranga igikoresho cya gakondo cy'umuziki cyitwa umuduri mu ndirimbo ye ya mbere yise Maria Jeanne cyangwa se igisupusupu, yakurikijeho yitwa Icyange, maze abicyamamare kugeza ubu ngubu yabaye ubukombe mu ruganda rw'umuziki hano mu Rwanda. Ibyo bigashimangirwa nuko mu mwaka wa 2019 indirimbo ye yitwa Maria Jeanne cyangwa se igisupusupu yatwaye igihembo kuri TV10 nk'indirimbo y'umwaka. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi dore ibyo tugiye kwibandaho: gufunga no gufungurwa kwe, ese byatewe n'iki? Amateka ye ni ayahe? Urugendo rwe rwo kwamamara mu muziki nyarwanda rwaba ari uruhe? Ikaze muri kino kiganiro ku muyoboro ubagezaho ibiganiro byiza biryoheye amatwi witwa Bugingo Empire. Tugusaba ngo ukande subscribe maze ufungure n'inzogera, ibiganiro byacu bijye bikugeraho ko bwije kandi bugacye. Naho njye wumvaga nitwa Joseph Bugingo, wahawe ikaze muri kino kiganiro. Uyu yitwa Nsengiyumva François, yavukiye mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Yakuze mu buzima busanzwe bw'abaturage bo mu cyaro, aho akiri umwana yakundaga cyane umuco n'ibikoresho by'umuziki by'Abanyarwanda. Kimwe mu bintu byamushimishaga cyane ni umuduri, igikoresho gakondo cyakoreshwaga cyane n'abasaza mu gutarama no mu gusangiza abantu inkuru n'indirimbo. Igisupusupu yigeze kuvuga ko akiri umwana yakundaga kubona abasaza bacuranga umuduri, akumva nawe yifuza kuzabimenya maze akawucuranga. Yagize ati, nkiri umwana nakundaga kubona abasaza bawucuranga nkavuga nti uwakampa kariya kantu nanjye nkawucuranga. Icyo gihe ntawatekerezaga ko uyu mwana wo mu cyaro azaba umwe mu bantu bakomeye cyane bazwi cyane mu Rwanda. Mu buzima bwe Nsengiyumva François yigeze kugera muri gereza igihe kirekire. Icyo gihe ubuzima bwe bwari bwuzuye ibibazo n'inzitizi, ariko aho kuba iherezo ry'inzozi ze ahubwo gereza yabaye aho ubuzima bwe bwahindukiye. Ni muri gereza aho yahuye n'umusaza wari umuhanga mu gucuranga umuduri. Uwo musaza niwe wamwigishije uko uwo muduri bawucuranga. Igisupusupu yigeze gusobanura ko kugira ngo uwo musaza amwigishe yamuhaga irasiyo ye kandi akamugaburira mu buryo yabonaga. Yagize ati, muri gereza nahuye n'umusaza wacurangaga umuduri, naramubwiraga nti nimunyigishe nanjye nzamuha irasiyo yanjye. Ni muri gereza kandi aho yize kwandika no gusoma, ibintu atarazi imbere. Nyuma y'igihe, kubera ubuhanga bwe mu gucuranga umuduri, yatoranyijwe nk'umushyushyarugamba muri gereza. Icyo gihe nibwo yatangiye kumva ko umuduri ushobora kumuhindurira ubuzima. Nyuma yo kuva muri gereza, Igisupusupu yatangiye urugendo rwe rwa muzika mu buryo bworoheje cyane. Yatangiriye mu masoko yo mu karere ka Gatsibo, aho yacurangaga umuduri akishimira kubona abantu bamwumva. Abantu bamuhaga amafaranga make make cyane, rimwe na rimwe bakamuha 50 cyangwa se 100. Nubwo ayo mafaranga yari make cyane, we yakomezaga gucuranga kuko yabikundaga cyane. Buhoro buhoro abantu batangiye kumumenya no kumumenyera, basobanukirwa ubuhanga bwe. Indirimbo ze zatangiye gukundwa cyane, maze izina Igisupusupu ritangira kuvugwa mu bice byinshi by'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe gito cyane, Igisupusupu yabaye umwe mu bahanzi bavugaga cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ubuhanga bwo gucuranga umuduri bwatumye abantu benshi bamukunda cyane. Yageze no ku rwego rwo gusangira urubyiniro n'icyamamare cyo muri Tanzania yitwa Diamond Platnumz. Hari n'abahanzi bakomeye bo mu Rwanda barimo Meddy bagaragaje ko bifuza gukorana nawe umuziki. Icyo gihe ubuzima bwe bwari bwahindutse cyane. Umuntu wamufashije cyane muri uru rugendo ni Alain Moku,
wamufashije mu buzima bwe ndetse anamugurira inzu nziza mu murenge wa Kiziguro. Abaturage benshi bo muri ako gace batangiye kumwita boss kubera uburyo ubuzima bwe bwari bwahindutse. Nubwo Igisupusupu yari amaze kwamamara cyane, yavuze ko yakundaga cyane umugore we. Yigeze kuvuga ko nubwo abagore benshi bamukunda nyuma yo kwamamara, we atari byo arimo, ahubwo ko ataca umugore we inyuma. Yaragize ati, ntabwo naca inyuma umugore wanjye. Umugabo agomba gukunda no kubaha umugore we. Umugore we nawe yavuze ko mbere y'uko ubuzima bwabo bwari bugoye cyane, ariko nyuma kubona abamufasha n'umuziki we akamenyekana, ubuzima bwabo bwahindutse. Dore ibyerekeye ifungwa rye. Kuwa 30 Kamena 2021, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko Rwafuze Nsengiyumva François yafatiwe mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo, aho bivugwa ko yari yihishahisha. Yakurikiranyweho ibyaha bibiri: gusambanya umwana w'imyaka 13, gukoresha umwana imirimo ivunanye yo mu rugo ndetse n'ibindi. Aya makuru yateye impaka nyinshi mu bakunzi be, ariko amategeko ateganya ko umuntu wese afatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko rumuhamije icyaha. Inkuru ya Igisupusupu ni urugendo rudasanzwe. Reka ngushimire rero wowe twabanye muri icyo kiganiro, aho njye wumvaga kuri zino mikoro. Nitwa Joseph Bugingo. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Amahoro y'Imana agumye kubana namwe, naho ubutaha Imana ibarinde.